2026 igihe watangiye sata za nijoro aribwo twe dusoje amasengesho y'imisi 3 muri ayo masengesho y'imisi 3 Imana yavuzemo ikintu gikomeye iravuga ngo uyu mwaka tugiye gutangira urimo ibintu bigoye iravuga ngo cyakoze uwasenze by'ukuri akaba imbere y'Imana by'ukuri azatabarwa kandi uyu mwaka nubwo tuwutangiye urimo impfu nyinshi zirenze 2025 bisaba ikirere Imana yavuze ngo buri muntu wese mu ruhande arimo niyige kwambara imbaraga. Hanyuma Julie, kuba Imana yaraguhaye impano nkizi zo kubwira abantu hazaza wowe witekerejeho ukadeba impano Imana yaguhaye ikagutoranya mu bantu benshi basaga magana igahitamo Julienne tuwoje ubwira abana banje hazaza ubyumva ute cyangwa wifata ute? Ifata nk'ikintu gikomeye hanyuma Imana ibona icyo ngicyo kidahagije ireba mu magana menshi y'abanyabyaha cyangwa ku batuye isi bose iravuga ngo uyu nawe yaba umukozi wanjye cyangwa se umwana wanjye kugira ngo ajye abwira abantu ibyabo kubera ko nkunda kuvuga ngo nagari Julienne ukubwira hazaza hawe ahubwo Imana yangiriye icyizere nkubwira ibyawe Imana yakugiriye icyizere Imana yanjye cyangwa se birashoboka ko wanampamagara ukinabivuga ngahita amenya ikikugenza icyangombwa ni ikihe rero sinshobora kukubwira ibitangaza nta bihari mbere yuko ushaka kumenya hazaza hawe uri muntu ki kambwira ati genda umbwire David ngo ndamurengeye cyangwa se ndamutabaye cyangwa se uyu mwaka uzamugendekera gutya ndaza nkabikubwira ariko mwebwe mudukurikiye unyemerera iki kiganiro uzagitangire unagisoze ubyumve neza. Yes, ni by'agacu kenshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarek TV Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ngewe nitwa David, nje mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyobora, ariko nanone imbere za kamera za Gonarek TV Plus turi kumwe n'umukozi w'Imana, umuvuga butumwa, umuhanuzi, umuntu Imana yagiriye neza mu gihe nk'iki, Imana yahamagaye mu gihe nk'iki kigoranye ariko nanone cyiza, umuntu Imana yahaye impano zigiye zitandukanye, umuntu Imana yahaye ubuhanuzi bukomeye, umuntu Imana yakoresheje mu bihe bigiye bitandukanye, niwe tugiye kwakira hano kuri Gonarek TV Plus. Ni umukobwa n'umuhanuzi w'Imana, ikiruta byose akunda Imana n'abantu, yitwa Julienne. Mwege mumukunda mu bihe byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane ku bantu bamuzi nk'umuntu ubwira abantu ahazaza. Niwe tugiye kwakira, babwire ko ari umuntu udasanzwe, ku muntu ubuza kudukurikira uyu munsi araza kubona izindi mbaraga z'Imana, araza kubona indi Mana bundi bushya, araza kunga kwizera Imana bundi bushya, araza kunga kubohoka bundi bushya. Rero ntabatindeye cyane, reka mwakire Julienne. Karame ndakwakiye. Nakoze cyane kunyakira nanjye ndabishimiye. Natangira ibintu byose reka ngusabe bazi dushyira imbere y'Imana. Mana turagushimye, tugushime kugira neza kwawe, tugushime ibintu n'urukundo dukunda, izina ryawe nirishimwe. Ndagushime ko twongeye iminsi yo kurama, ndagushime ko twongeye ibihe byo kubaho, izina ryawe nirishimwe. Mu myaka yose duhereje inyuma twahuye n'ibitugerageza, benshi badukurikiye twahuye n'ibitugora ariko abaye mu ruhande rwacu awaratwimanye impfu nyinshi zitandukanye, utwimana henshi hatandukanye, ukomeza uba mu ruhande rwacu n'uyu munsi uracyari kumwe natwe, izina ryawe bw'icyubahiro. Imyaka yose ishize wabanye natwe, tukuragije n'uyu dutangiye kugira ngo uzabane natwe kandi uzakora ikinyuranyo ku buzima bwacu muri uyu mwaka kugira ngo izina ryawe bw'icyubahiro. Sengeye abadukurikiye ndetse abo turi kumwe ndetse n'abo tutari kumwe bose turabazirikanye kandi tubizeye ko bafite ibyifuzo bitandukanye no kubisubiza urabizi. Nyemera buri muntu wese umwiyereke utege kuganza muri kiganiro mu izina rya Yesu. Amen. Nongeye kwikaza na karuhani wacu. Marakoze cyane. Mezute? Meze neza cyane. 2025 kugendekite Julienne. 2025 hari abo wanejeje ariko hari n'abo warijije. Ariko njyewe waranejeje ku ruhande rwanjye. Ku ruhande rwanjye ntacyo nashinja Imana. 2025 ikihe kintu utazayibagirwamo? 2025 ko wari umwaka utandukanye n'indi myaka yose, wabaye impfu nyinshi zitandukanye cyangwa se impanuka nyinshi zitandukanye. Twagiye tugenda ingendo nyinshi ariko ndashimira Imana ko ngewe yandinze impanuka n'ingendane. Mana yakurinze impanuka. Yandinze impanuka indina n'ibindi byinshi cyane. Kuko urabona impamvu ngo yandinze impanuka, hari abari bari mu iyo modoka cyangwa se bari mu mihanda bize cyangwa se bafite amafaranga,
bitandukanye nuko Julienne ndi nguko ariko Imana ikandinda nta kintu na kimwe irebyeho ayigeza kureba ku mafaranga abo bari kurokoka Julienne ngapfa ayigeza kureba ku mashuri abo bari kurokoka Julienne ngapfa cyangwa se ku miryango ikomeye ariko ndashimira Imana ko nta kintu na kimwe yarebyeho hanyuma irandokora iravuga ngo zinjira mu mwaka wa 2026 kandi mpamya ko umwaka wa 2026 ari uw'amashimwe ku buzima bwanjye nawe uracyakomeje kugira ngo Imana inezeze 2026 uyinjemo umeze neza uyijanye mu zihe ntego 2026 ndashima Imana ko Imana yawunyinjijemo neza ntekereza ko uwo mwaka igihe watangiye saa 7 nijoro aribwo twe dusoje amasengesho y'iminsi 3 muri ayo masengesho y'iminsi 3 Imana yavuzemo ikintu gikomeye iravuga ngo uyu mwaka tugiye gutangira nuwo gusubiza ndetse no guhana ntabwo byumvise n'ibintu bibiri uyu mwaka wa 2026 urimo ibintu bigoye iravuga ngo cyakoze uwasenze by'ukuri akaba imbere y'Imana by'ukuri azatabarwa yego ariko bitavuze ngo nawe wumva ko igihe buri muntu wese ariyumva mu gihanda arimo nawe uzi neza ko bitagenze neza mu ruhande rwawe nuwo guhemba ndetse no guhana kandi uyu mwaka nubwo tuwutangiye urimo impfu nyinshi zirenze uwa 2026 bisaba ikirere Imana yavuze ngo buri muntu wese mu ruhande arimo niyige kwambara imbaraga cyangwa se nasaba imbaraga mu ruhande rwe ntabwo nzi uruhande uherereyemo mugabo ntabwo nzi uruhande uherereyemo dukurikiye na Julienne ntabwo wamenye uruhande aherereyemo ariko Imana yaravuze ngo buri muntu wese nasaba imbaraga mu ruhande rwe kandi wasengaga rimwe asenge kabiri kuko iminsi ni mibi yego iyi ni iminsi mibi cyane abantu bamwe bari kuvuga ngo twageze mu minsi y'imperuka ariko ngo turemera ko twayigezemo cyangwa se ngo tubyakire ntabwo turabyemera ariko wasenza azibanga wowe ugiye kureba usanga twageze mu minsi y'imperuka twayigezemo cyane ibimenyetso wowe ubona nk'ikimenyetso ibimenyetso bigaragaza ko iminsi mibi twayigezemo kera umuntu yabyaraga umwana akamuha agaciro akaba atanamwihakana ariko ku bw'ubu ngubu ababyeyi bari kwihakana abana abagore bakihakana abagabo kandi nuko afite umugabo aziko neza ari barataha bakongera bakanarara ariko akava mu rugo yagera hari akihindura umukobwa kandi ari umugore yahura na David atamwateze ko n'umukobwa kandi ari umugore yasize n'umugabo mu rugo iminsi rero yarahindutse nta nubwo abantu bagishaka kuvuga Imana ukiri ahubwo Imana bazi nukuvuga ngo yaravuze ngo izaza imyaka ikiza ari myinshi bavuga ngo Yesu azaza kugeza uyu munsi Yesu ntaraza rero Yesu yaraje nuko abantu batamubonye ariko njye naramubonye hari n'undi ukurikiye baba baramubonye ntabwo Yesu azaza ngo murebe nk'uko ndi kurebana na David live ahubwo Yesu uzamubona gukishije urupfu wari ugiye gupfa Yesu uzamubona mu mirimo n'ibitangaza yakoze ku buzima bwawe ibyo umugabo wawe atakora iby'imiryango itakora iby'amashuri atakora Yesu uzamubonera aho ngaho Yesu ntabwo uzamubona live wowe utegereje kubona Yesu live ndakurahiye n'ukuri kw'Imana ntabwo uzabona Yesu ngo tusuzanye nawe ntabwo Yesu azaza ngo mubonera Yesu ujya kugenda nababwiye ati nzabasange mu mirwa nzabasange mu mirwa nzabasange mu murwa kuko icyo ntabwo nyubakaho cyane yavuze ngo nzabasange mu murwa kandi ngo mujya hirengereye icyo si nyubakaho cyane nkabasanga none twageze twera ko tukazamuka icyo si nyubakaho cyane kuko aho waba uri hose Yesu yahagusanga bishatse kuvuga iki waba uri mu byaha waba ukiranuka Yesu yahagusanga waba uri gusenga waba uri mu busambanyi waba uri kuroga Yesu yagennye kuza mu ruhande rwawe ntiyakwita ngo nukuri mu murwa ntiyakwita ngo nukuri mu buvumo ntiyakwita ngo nukuri ku musozi ahubwo iyo yaje aba yaje ntabwo yita ngo Julienne ndamusanga ameze gutya ntabwo yita ngo Julienne ngo nzaza kwa oya iyi tariki yo kuza igeze nta mwanya itakaze irazi yego hanyuma rero reka dutangire ikiganiro cyacu neza dutangire ikiganiro tujyanye n'iyobokamana tuve mu byashize turebye uyu munsi tuwe nuko abantu babanye n'Imana muri iyi minsi Julie abantu bagiye bagukunda mu bihe bigiye bitandukanye nk'umukobwa ubwira abantu hazaza ushaka wongeraho nk'umumama byose ni ibyanjye ushaka wongeraho ngo n'umumama kuko ngiye muri mbya yaravuze ngo nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye nta soni ufite uretse ibyaha ngende umukobwa ndi n'umugore cyangwa se ndi n'umubyeyi uri umugore ngende umukobwa ndi n'umugore uri umugore ntabwo wabyumva umugore ikikwemeza cyane ko uri umugore nuko ufite umugabo uri umubyeyi ngende umubyeyi rata hanyuma uraza kugira iyerekwa umbwira tuje kubwira pasiteri abisenge turebe ko biri gucamo hari umuntu mwajya gusetsa akambwira ngo
nk'abakobwa bose si abagore yego nk'abakobwa bose ni abagore ariko abagore bose si abakobwa no nayo ngo akaje navuga ati oya yaratana umuvyeyi wo dukunda Julienne benshi bakunda kuvuga ngo umukobwa ariko byose ni ibyanjye ndavyemera ari kuri umukobwa by the way ndavyemera rati kingahe je mfite imyaka myinshi hanyuma Julienne kuba Imana yaraguhaye impano nkizi zo kubwira abantu hazaza wowe witekerejeho ukadeba impano Imana yaguhaye ikaguturanya mu bantu benshi basaga magana igahitamo Julienne ati wowe ubwira abana banje hazaza ubyumva ute cyangwa wifata ute ifata nk'ikintu gikomeye impamvu bifita nk'ikintu gikomeye ntago mama wambye yari kubinyita nta nubwo papa yigeze anyita umuhanuzi cyangwa se umuvuga butumwa birashoboka ko wenda na mama wa yaba ari umuvuga butumwa cyangwa ari n'undi muntu ariko ntago yigeze anyita ngo Julienne umuvuga butumwa ahubwo yanyise Julienne mama wanje na papa wanje ariko Imana banyita Mukeshimana Julienne hanyuma Imana ibona icyo ngicyo kidahagije ireba mu magana menshi y'abanyabyaha cyangwa ku batuye isi bose iravuga ngo uyu nawe yaba umukozi wanje cyangwa se umwana wanje kugira ngo ajye abwira abantu ibyabo kubera ko nkunda kuvuga ngo nagari Julienne ukubwira hazaza hawe ahubwo Imana yangiriye icyizere nkubwira ibyawe Imana yakugiriye icyizere Imana yangiriye icyizere yansanze kambwira ati genda umbwire David ngo ndamurengeye cyangwa se ndamutabaye cyangwa se uyu mwaka uzamugendekera gutya ndaza nkabikubwira ariko mwebwe mudukurikiye unyemerera iki kiganiro uzagitangire unagisoze ubyumve neza ntago ari Julienne kubwira haza ko ndi mu mubiri sinshobora kubikubwira ariko ndi mu mbaraga z'Imana Uwiteka yansanze akangirira icyizere arambwira nanjye nkamutumikira bivuze nk'ubu nje kukurira mu rugo ngasanga uri kumesa ngasanga wibyukiye se nta kintu wamfasha birashoboka ko wanansanga ndi guhinga ugahuza nuko Imana yagutekerejeho ntago Imana nta ubundi ntago Imana idakora waba uri mu murima Imana irakora isaha n'umuntu utabipfa kuba byageze bikuvuga ngo ndi gukora irakora waba uri no gusambana ntibyarukuraho kuko yasanga Julienne kambwira ati genda ubwire David areke ubusambanyi arimo kandi uri mu busambanyi hanyuma na Julienne nibereye mu murima bikaba ngombwa kumva mu murima nkaza kugushaka aho uri kugira ngo nkubwire icyo Imana igize gute igushaka ariko ibyo sibyo nirata wampamagaye akamu murima ariko cyane nambere Imana mbere na mbere Imana buriya nyuma y'ibindi byose ni nyongera cyambere n'ugukizwa ukamenya Julienne karame ubyitwaramo ite iyo abantu benshi bagiye bakuvugisha bashaka kugira ngo bamenye ibyabo aribyo bibagenza cyangwa se bashaka kukugerageza birashoboka muri uyu murimo wa papa biba bigoye cyane kuko reka nkwe nk'urugero kuko hari nk'umuntu ushaka kuvuga ngo Julienne abwira abantu hazaza undi muntu wakaza ashaka kugira ngo yimenyere bizamubaho byose kugeza igihe adashaka gukizwa navuga ati wabo imbese yose wasuyije rute abo bantu mbese uba managing ute kubona umuntu uje w'ukuri kubona n'umuntu uje kukugerageza ngo yimenyere bizamubaho yabo wamumenye buri ibi bintu rero ntago biba byoroshe muri uyu murimo tugira abatugerageza benshi hari no guhamagara kati Julienne ati nshaka kugira ngo umbwire hazaza hanjye cyangwa umbwire igihe nzabonera amafaranga mu by'ukuri nanya ako kantu k'amafaranga biraratubwiye ngo tubwire abo gupfa ko barapfa nabo gukira ko barasira birashoboka ko wajya kumamagara ungerageza namaze kumenya uwo ari we cyane rwose cyangwa se birashoboka ko wanampamagara ukinabivuga ngahita amenya ikikugenza icyangombwa ni ikihe rero sinshobora kukubwira ibitangaza nta bihari mbere y'uko ushaka kumenya hazaza hawe uri muntu ki mbere y'uko ushaka kumenya hazaza hawe ese urakijijwe password yo kugira ngo umenye hazaza hawe ni ukwihana ukizera ese ndakubwira hazaza hawe fondasiyo ihari kugira ngo ubimenye ni iyi aho ngaho rero iyo bigenze gutyo usaba Imana ikaguha ubwenge hanyuma Imana iguhaye ubwenge birashoboka ko ikubwira ati runaka uyu nguyu ntumwitabe isaha iyi ni witabe telefone Imana ikanabikubwira bivuze ngo Imana iguteguza ibigiye kukubaho wowe bwawe birashoboka ko si buri munsi ariko amahirwe menshi cyangwa se iyo wagize amahirwe birashoboka wakubwira ati Julienne uyu munsi ntujye mu mujyi wa Musanze abahanuzi ba turi kumwe barabyumva n'abavuga butumwa barabyumva cyangwa se bigashoboka kubwira ati uku kwezi uzirinde ingendo nyinshi harimo impanuka ni nkuko nagiye ansanga ikambwira ati uyu munsi uzirinde kwitaba telefone cyane ariko Julienne ari akantu wavuze muri iyi si dukeneye ikintu cyitwa amafaranga yego nk'ubu nkanye umfashije ukambwira ati David muri gihe iki niko uzabona amafaranga burana nubwo bisi rero amafaranga turayakeneye n'ibyo
ku minsi yashize amafaranga ryari ku minsi yashize nakoze ikiganiro akora icano ya Julienne kuri Hinduka Official none ndavuga ati ndi gusengera abasore n'abagabo ngo Imana ibahe amafaranga wambaza nawe ngo impamvu uri gusengera icyo kintu ni iki impamvu nasengeye cyane abasore n'abagabo ngo bahe amafaranga ubushomeri bumaze kuba bwinshi ubushomeri burakabije kandi none ikintu kijya kumbabaza ngiye nabikozeho ubushakashatsi kenshi ngasanga hari igihe umukobwa ashaka umusore akurikiye amafaranga yamara gushira umugabo agatagaciro yamwitaga dadi cyangwa sheri akabwira n'umwana ati dore dadaraje ariko amafaranga atabwira umwana ngo reba sko yaje sha rero mbibonye gutya nabati wa mana utabara abasore n'iki n'abagabo ni koko n'abavyeyi turakeneye cyangwa n'abakobwa turakeneye ariko itabara abasore n'iki n'abagabo kandi iyo umugabo afite ubushomeri uranabimenya no kugenda biranga hari igihe byanga ariko umuvyeyi hari igihe ajya kwikaruma ntumucishe mije n'isuri ribumba iyo umugabo yabuze amafaranga ngo umwanya n'amafaranga afite ariko Imana iduha amafaranga abadukurikiye akeneye amafaranga Imana iduha amafaranga itange n'akazi mbese Imana itanga imikorere mu buryo bwose yego hanyuma Julienne wowe igiye kuri ubona Imana itagwaye imbaraga impano zikurusha imbaraga Imana ntabwo ishobora kuguha ikintu kikurusha imbaraga ko kikurusha imbaraga cyane akwica kimwe yemwe namwe mudukurikiye nubwo uko wageragezwa kose ukabona ikigeragezo uhagazemo kirakomeye Imana ibona ko gishoboye kukirwana cyangwa se Imana ibona ko ushoboye kurwana nacyo Imana ntishobora gukora ikosa ryo kuguha ikigeragezo udashoboye kwihanganira ntabwo bishoboka uzabigerageze kenshi umuntu ugiye mu kigeragezo adashoboye kwihanganira ariyahura umuntu ufite ikigeragezo adashoboye kwihanganira hari igihe umuntu ahagarara mu kintu wenda urugero ndi mu buzima bwo kubura urubyaro n'urugero ndi gutanga kandi ubwo buzima bwo kubura urubyaro njyewe narabwihanganiye numva ko nyine igihe cyose Imana izantabara hanyuma we David ubyaye umwana umwe cyangwa ubyaye babiri ariko kubera ko ubuze umwana wa gatatu umugabo aragutoteje uhisemo kwiyahura kubuza umwana kubera ko ubuze umwana wa gatatu cyangwa wa kabiri Imana igwaye ikigeragezo ashoboye kwihanganira uriyahura bose n'Imana iba yakizanye cyane ntago nshatse kubivuga gutyo njyewe kubera ko ari ikigeragezo cyanjye nashoboye kugira gute kukihanganira hanyuma hari igihe n'umuntu ahagarara mu kigeragezo ntamenye n'uburyo ari bucyitwaremo ntamenye ngo iki kigeragezo giturutse ku Mana cyangwa giturutse he iyo uheza aho ngaho rero uhitamo kwiyahura kubera iki ntagusobanukiwe icyo uri kurwana nacyo icyari cyo bishatse kuvuga ikintu navuze kuri uyu muntu ufite umwana umwe cyangwa babiri akiyahura abuze umwana wa gatatu hari igihe Imana iguha umwana wa mbere ikagwana uwa kabiri hanyuma ku wa gatatu ikavuga ati kamanze ngerageze ndebe David ese aho ya n'ikibazo Julienne yagize cyo kutabyara yabyitwara amati azamugana mwe n'iki kibazo nabyitwara mu ntera hanyuma kubera kudashishoza ngo usenge umenye ikigeragezo uhagazemo icyari cyo bikakuvanaramo kugira gute kwiyahura kandi Julienne kubera ko ari cyo kigeragezo cye Imana yabonye ko kimukwiriye igihe n'ikigeri zamutabara yashoboye kugira gute kukihanganira yamaze kumenya umusaraba afite amara kumenya ndetse n'ikibazo afite ukuntu agomba kucyitwaramo hanyuma Julienne hari abantu hano badukurikiye kuri kamera zacu bafite imyumvire ko Imana itakivugisha abakozi b'Imana cyangwa se itakivugisha abantu ngo bitewe nuko abantu ngo bayibabaje ngo mbese ngo nta bahanuzi bakihaba uzi neza mwebwe mudukurikiye nabo turi kumwe hano iyo aba wari uzi ko Imana iri gukora kuruta uko yakoraga mbere Imana iri gukora uzakubesha ngo ntabwo iri gukora ngo ntabwo iri kuvuga uzamubwira ngo ntabwo ari Imana uzi ya nyayo aba ari indi Mana azi uyu Imana iri gukora cyane iri gukora deregiti nta nubwo iri no kurazika Imana iri gukora ubundi njye ngumita mvuga ngo iri gutemera kokora iri gutemera kokora nta kuvuga ngo nzagaruka ngo iri kugenderanya Imana iri gukora abahanuzi barahari biratubwira ngo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali kandi mpamya ntashidikanya ko muri ibyo 7,000 Julienne ndimo muri ibyo 7,000 wowe uhamanya n'umwuka w'Imana nawe urimo nibuzi neza kudasaba ibiguzi nibuzi neza kutaka ibitambo hari 7,000 bitarapfukamira iki Bayali wowe uzi neza ko Imana itakivuga ntabwo ari Imana nyayo uri kuvuga
nta kintu na kimwe cyacecekesha Imana nubwo insengero zose zafungwa zose ariko igihugu cyose kigasigara nta rusengero na rumwe ruri gukora nta kizatuma Imana itavuga nta n'ikizakuraho ko Imana ari Imana. Icyo yavuze no kugikora izagira gute izagikora. Niba yaragusezeranije ntago izakangwa ko insengero zifunze cyangwa mbwa nuko iba imbere y'Imana by'ukuri hanyuma ukarinda isezerano Imana yagize gute yakubwiye kurinda isezerano ukarinda isezerano. Hari abantu basigaye bafata ibitangaza by'Imana bakabyitira Satani. Urugero ngo Imana niba gukoresheje ugasiga ngo ikiremo kihete gihaguruka. Yego aho ngaba bakahita bavuga ati reka ntago ari imbaraga y'Imana yakoresheje ahubwo afite handi yakuye imbaraga. None se reka nze nkubwire abo nta kwizera baba bafite byose birashoboka. Nimba Yesu yarageze kwa Lazaro amaze imyaka myinshi ababajwe n'umubiri ariko Lazaro iki kibazo cyari kivuye kuri Satani. Mwebwe mudukuregeye tujya tugira ubuzima hakagira abajya kurekarama ku buzima bwacu bakajya kurekarama impamvu Julienne yacye kuri izi kamera bakajya kurekarama impamvu Julienne yambara uyu mupira si bari kurekarama se ese Julienne kadakora katize katagize ate yashobora kwigurira umupira gute cyangwa se telefone si bari kurekarama ubuzima bwanjye. Hanyuma Satani nawe yabonye imibereho ya Yobu ntiyamunezeza aravuga ati Yobu gute yabyara abana beza akagira umugore umwubaha akagira ubutunzi bwinshi kandi naho yize ariko Yobu nuko yari yarasenze Imana. Yobu yakundaga gukorera Imana cyane ari umukozi w'Imana byanyabyo. Yobu aragenda kwa Yesu aramubwira ngo impamvu Yobu agukorera nuko wamuhaye umugore umwubaha ukamuha abana mbese ukamuha ubutunzi bwose bubaho kama byose akeneye. Yesu aramaza ngo none icyo ushaka ni igiki. Satani nawe ati mbabarira kugira ngo umenye ko Yobu agukorera byanyabyo umumenye kumugerageza. Yesu aramubwira ngo genda umugerageze ariko icyitonderwa niki n'ubugingo bwayo. Biri tubwira neza ngo ubutunzi bwarashize abana barashira umugore nawe ageze igihe aramubwira ngo ndi nkawe nakwihakana Imana nkagira gute nkipfira kuko yabonaga ari umupfumu bapfa ariko Imana ikarwanira icyo yagize gute yavuze. Ariko Yobu yari yarasobanukiwe ko ari ishuri ry'iki z'Imana. None nimba yarageze kwa Yobu ikongera ikamusubiza abana ikongera ikamusubiza umugore urenze ko yari afite ikongera ikamusubiza amafaranga arenze ayo yari afite igihe yakoraga muri ico gihe uyu munsi ntago igikora. Sina Yobu gusa ugiye mu nkuru z'Abayisiraheli ubwo bambukaga inyanja ntago byari gukunda. Uko yakoraga ico gihe n'uyu munsi nikwiri. Uko yageze kwa Sara amaze iminsi miremire atabyara akabyara igihe cyo kubyara cyararangiye imyaka yararangiye azi neza ko yacuze ikamuha umwana ese iyatumye amuha umwana kandi yari yaracuze byatuma itazura umuntu. Uko yakoraga kera n'uyu munsi nikiri gukora nta cyatu si umwe si babiri yazuye. Ese niba igufata umaranye sida imyaka 30 cyangwa imyaka 10 ikagukiza sida neza ugakoresha ibizamini byose ugasanga uri umwere nta sida ufite nta n'ikiranga ko wanayigeze ugakira ese ntagikuzuye si wari umupfumu bapfuse umuntu urwaye sida bateganya gupfa cyangwa umuntu ukize kanseri saba ari umupfu. None se ukeneye ngo izure abandi bantu bameze gute niba ukora impanuka mu bantu 50 cyangwa se 30 bose bagapfuka ariko kamuri umuntu umwe wenyine ntago urokotse urupfu. Ubwo warokotse urupfu niwe yakubise akapfa bakamugeza mu bitaro yapfuye akazuka. Oya barakubeshye naka kanya rushobora kuntwara. None se ugira ngo niba ukoze impanuka mu bantu 50 karuko kuri umwe imva ntabwo wayigezemo. Imva ntabwo wayigezemo. Wayigezemo irakwanga. Nase ubwo ni kurokoye abantu mujye mwemera Imana no kuri kwe Imana mweme ubundi ikintu cyitwica turebera Imana mu byitarakora ntituyirebere mu byo yakoze. Ukabona ko niba biraya yarabikoze ukabitesha agaciro ahubwo ukongera ugahanga amaso ku byitarakora Imana tuyirebere mu byo yakoze tuvuge ngo ese iyakoze biriya ntizakora na biriya. Imana tugirire neza tuyirebere mu byo yakoze rata bizaduha gukomera cyangwa imbaraga twemeza ko nabiri izagira gute izabikora. Julie nkawe nk'umuhanuzi umuvuga butumwa Imana yagiye ikoresha mu bihe bigiye bitandukanye kamukoresha imirimo n'ibitangaza mu bihe bigiye bitandukanye uri wageze ukumva wanze ubuzima bwawe
ntabwo ndageza aho ngaho. Ni kiye kigushobozwa gutanga ubuzima utageza ku rwego wanga ubuzima bwawe? Ntabwo nshobora kwanga ubuzima bwanjye kubera ko umuririmbyi yaravuze ngo dushobozwa byose na Kristo kuko ari we uduha imbaraga. Birashoboka ko Julienne nshobora guhura n'ikibazo nkabona kiragoye, ariko biratubwira ngo muze twenyine twihererane. Iyo wihereranye n'Imana irongera ikagusubizamo ihumure cyangwa ikagusubiza imbaraga. Iyo bibaye ngombwa ukerana n'Imana igiye kubwira ati Julienne nzakugirira neza, nzakwambutsa biriya byose, none se mbabarira umbwire Imana ikubwiye ngo izakugirira neza cyangwa izakwambutsa icyo kibazo wari ufite, wakongera ugahangayika? Ariko hari igihe kigeze kugira wenda nibura ukabona uciye mu bibazo n'ubwo utakwanga ubuzima bwawe ukajya mu cyumba ukibaza Imana ati Mana kubera ikura cyari kumwe nanjye cyangwa ntukiri kumwe nanjye? Ibyo ngibyo ntibizabibura, byanarabaye. Ariko icyo nshimira Imana nuko yampaye gukomera kandi kama kuyimenya. Abimaze kuba njyewe naragiye nasenga Imana imvugaho ibintu byinshi, rambwira ngo nubwo uri kubona ibi ngibi ariko nzakugirira neza. Hanyuma iyo umaze kumva nzayimana uhita ukomera ukibagirwa n'ikibazo urimo. Ariko sindagera igihe cyo kwiheba ngo numve nanze ubuzima bwanjye. Oya ukitotombera Imana ukavuga ati ariko Mana uracyari kumwe nanjye cyangwa wawe nitwa icyo ngicyo kubera ko yaravuze ngo turi mu isi dufashe be mu ntambara, kandi isi turimo iraswa n'imyambi myinshi itandukanye. Birashoboka ko Julienne nagera mu kibazo runaka nkacika intege ko twambaye umubiri, gucika intege bibaho, ariko nshobora ngiye ku bwanjye gucika intege nk'iminota 5. Nakwibuka kujya gusenga nkerana n'Imana ya minota 5 ikongera ikanzanira ibyishimo. Kubera iki ya minota 5 narindi mu mubiri nitekereza, kuko nta muntu utajya witekereza kumva ati Imana nubwo iki ngicyo kimbwiye uzagikora. Nyine ukabona ikubwiye ikintu kikurusha imbaraga, harangiza ukabati banza atari Imana navuganye nayo. Ariko icyo nshimira Imana ntago ivuga rimwe. Hari igihe ivuga ikoresha n'abandi bakaza kubikubwira cyangwa nayo bwitika kwisangira mu nzozi. Yego rero ibyo ntago ndagera igihe cyo kwiheba ngo numve ko ubuzima buhagaze, kuko nasomye ijambo rambwira ngo naho igiti cyatemwa kirongera kigashibuka. Mitamenya ngo nubwo cyatemwa na agitemwa ari kimwe kigashibukana amahagi arenza yarahari. Ivyo ngibyo mbyebutse bintera kugira gute gukomera. Yego. Hanyuma Julienne, ubuzima tubayemo muri iyi si bwakwigishije iki? Cyane cyane reka tuvuge ko buryo bwa Gikristo. Ubuzima tubayemo muri iyi si cyangwa se mu buryo bwa Kristo byanyigishije kwiga gusenga ntarebye ku muntu. Ute rero? Kubera isi mvuze ngo byanyigishije kure gusenga ntitaye ku muntu cyane narebye ku muntu, nuko icyo wakora cyose ntago umuntu yakwemera. Kabone nubwo yakwemera ashobora kukwemera uyu munsi kwa kabiri kwa gatanu akakwihakana. Kabone nubwo yakwemera ati Julienne ni umuhanuzi, ushobora kumuhanurira ibintu ariko hari igihe Imana ikubwira ngo nzakugira neza, ngo ariko ni wihana nzaguhaza uburame. Ubwo no urugero, ariko isi ikoresha ngo ariko iranakubwiye ngo ni wihana. None se niba utihanye hanyuma ibyo Julienne yakubwiye ntibisohore uzamwemera? Ariko Julienne reka nkubwire, abantu dusigaye dukunda ibimenyetso nk'urukiko, sibyo? Nk'umucamanza mbese. Yego. Buriya koko nubwo abantu batakwemera, buriya nka Nyabugogo ugafata nk'ikirema abantu bose bazi kirwa Nyabugogo gisabiriza ukagisengera Imana ikagihagurutsa, buriya abantu ntago bakwemera. Babyemera. Ntago bakwemera ko Imana igukoresha. Ariko hari habemera gato, hari uwabyemera, hari n'abavuga ati wapi. Oye kirimo basanzwe basanzwe bamuzi bamwemera, ariko babyemera. Ariko twibuke ko na Yesu yazuraga bapfuye agakiza n'ibirema, kuko biri tubwira ngo yageze ku irembo ryitwa ryiza ahasanga ikirema cyari cyamaze imyaka 38. Ariko ntibigeze bamwemera. None watekereza ngo nimba Yesu bataramwemeye kandi yarakoraga ibyo byose rayifu banabibona, Julienne ninjye bakwemera? Hari ababyemera hari n'abatabyemera. Na Yesu hari ababyemeraga ariko hari abatabyemeraga. Yesu ntibigeze bamwemera. Hari igihe yajyaga kuzura umunatsi wapati yaragishusha ati mwamufatanya gishushe, mwamufatanya gishushe. Ariko reka nkubwire icyangombwa muri iyi minsi David, mfite intego imwe yonyine yo kuvuga ngo nubwo abantu batanyemera ariko Imana ikanyemera, nta kizakuraho umugambi w'Imana. Hanyuma nawe udukurikiye narijatse kukubwira ngo mu buzima bwose urimo
aho uhagaze hose, bwaba ari ubuzima bw'inzara, bwaba ari ubuzima bw'ideni, bwaba ari ubuzima bw'icyangiro, bwaba ari ubuzima bwo kutagira sheri, ubuzima bwose bubaho muri iyi si, uzaharanire gukora ikintu kiratuma Imana ikwemera. Nimara kukwemeza izakwemeza Julienne wakwanze, ariko nimara kukwemeza izakwemeza ibyari bizi ko nta gaciro ufite. Ariko nuharanira gukora ikintu ngo Julienne akwemere, nkurahije Imana nkorera, nta kintu na kimwe uzageraho. Uzarinda upfa batarakwemera, uzarinda uva mu mwuka batarakwemera. Ahubwo inama nakugiye, adufatanye dukora ikintu kiratuma Imana itwemera, hanyuma itwemeze n'ibitaratwemeye. Mvugira ngo amen. Julie, reka dusigire aba bantu impano y'umwaka wa 2026. Numva ari nk'ijambo ry'Imana, ndaza ngo baza tundi nyuma nasoza n'ikiganiro cacu ko twaganira ibintu byinshi. Abantu bagomba kwigiramo ibintu byinshi, twavuze amagambo menshi yafasha abantu, ariko nanone reka tubasigire impano Julie. Ariko ntabwo turi buza gutinda cyane, umfasha tuyibasige mu minota. Ni impano ese no kuvuga ngo iyi mpano ikubiyemo ubuhanuzi bwawe. Wowe utegereje ngo Julienne akubwira hazaza hawe. Aha niho hazaza hawe ngiye kukubwira. Umuntu utegereje ko Julienne amubwira hazaza, aha niho hazaza hawe ngiye kukubwira. Julie, ubu nibwo buhanuzi bwawe bwo muri uyu mwaka. Yego, hazaza hawe uracyahibuka wowe? Hazaza ngera Mana yanjye ndacyahibuka, gusa nago mazi 100%, ariko kuri duke Kristo yamenyesheje ndacyabizirikana. Icyo nzi cyo ahazaza hanye nuko nzaba umuntu ukomeye. Ahandi hazaza hanye nuko Julienne Mana yanjye Imana yamwemereye ubukwe. This urumva ko ngiye gukora ubukwe vuba. Birashoboka ko byaba nejo cyangwa nejo, ntago mbizi. Byose biba mu mugambi w'Imana, ariko icyo nzi cyo nuko Imana yavuze ko izabinkorera cyangwa se ko izabima. Kabiri kavuga ko izangira umuntu ukomeye utandukanye n'uyu muri kubona imbere yanyu. Gusa ntago umutima uzahinduka, ariko wenda hari akazahindukaho. Ego, Imana ishimwe ko nanjye nicaranye n'abakomeye. Imana iduteye iteka twicarana n'abakomeye mu mibyizi. Oye, naga ariko babivuga. Uravuga ngo iyi Imana iguteye iteka, bagutekera ifiriti mu mibyizi utari uyisi. Yagutera iteka ukambara ikositimu mu mibyizi, kandi warayambaraga uyitiye. Ariko nanone Imana yanteye iteka nicanye n'umuntu uduruse ukomeye kuko kwizera kwawe. Kuko kwizera kwawe kubera ko Imana yabinsezeranije, kandi nanjye ndabyizeye. Reka nakubwira narakomeye. Reba mu bantu twese tugize isi miliyoni, niba sinzi ngo zingana gute, ntago mbizi, ikagutoranyamo muri bake, kavuga ati wowe ubwira ubwoko bwanjye ahazaza habo, ejo uzaba gutya, witonde gutya, ejo ntuzajye hano, ejo ntuzakatire hano, ejo umuntu uzagwafata ntuzayinwe, ejo umuntu uzagwa inoti y'igihumbi ntuzayakire, ntuzatega intego ujye muri Amerika, uzajye muri Canada niho umugisha wawe uri. Ukumva kubwiye amakuru ikagutoranya muri abo bantu bose, ikagutoranya muri bake, ukisanga muri umfata ari umuntu ukomeye. Si yari ibizi se? Ubu ni nkunda kuvanga Imana ikumenya bakigutwita. Ibizi icyo uzaba cyo. Nawe utarisobanukirwa, yibera avuze ati Julienne azavuka muri ubu buryo, azabyarwa na runaka, azakura muri ubu buryo, mu mwaka wa mbere azaba ibintu nk'ibyo. Iyo nta kintu na kimwe kiyitungura. Yego, Imana ishimwe ko nanjye nica hamwe n'umuntu ukomeye. Imana yatoranyije ko nanjye ndakomeye kwa nica hamwe n'umuntu. Nawe urakomeye. Ari abantu babishuka bajya bavuga ngo hajya ngo ndore ku marembo Morodekayi. Bakumva ko Morodekayi yari umuntu uciritse. Yari umuntu ukomeye. Yari umuntu uciritse. Yari umuntu ukomeye kuko ari rembo nta muntu wapfa kurigera. Sa rembo utekeza ko wapfa utekeza ngo David bagiye kumwicaza no kure. Iri rembo nta muntu wapfa kurigera. Ahubwo hari intego mfite nshaka kubwira abantu badukurikiye. Intego mfite muri uyu mwaka cyangwa se ijambo mfite nshatse kukubwira. Wowe ukunda Julienne, wowe ukunda izi televiziyo, nkuzana ijambo rivuga ngo muri uyu mwaka wiyaturireho ikintu gikomeye. Kubwo kwizera uvuga ngo uyu mwaka wa 2025 wansize ndi mu butayu bwo kutabyara, ariko niyatuyeho kubyara. Uyu mwaka 2025 wansize ndi mu butayu bw'amazeni, ariko niyatuyeho gutunga amafaranga no gufasha abatayafite. Ahanyuma wowe ufite umudayimoni w'icyangiro uvuga ati iyi myaka yose mereje inyuma nari maze igihe ndi mu butayu bw'icyangiro ngashaka na sheri nkamubona. Uyu mwaka niyatuyeho ubukwe na sheri nkunda. Uyu mwaka bitewe no kwizera kwawe,
mpita mvuga ngo ukurure Imana nanjye nyikuru hanyuma dufatanye reka kwizera. rero abantu impano zitaza kubakereza, hari abaparitse amamodoka, hari abari mu kazi baparitse akazi, hari n'abandi kujya kurya bitewe ko bagenda bagasiga internet aho bari. Ahubwo reka tubaheze iyo mpano mu minota nk'ibiri, jure mfashe mu minota 2 kwe nk'abantu tubabohore. Yego ndakubwira ikindi kiri buze gukurikiraho. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Turasanga mu gutegeka kwa kabiri ibice 28. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu. Aturihuta cyane ntago turi batindire, hanyuma twumva impambo Imana yaduhaye muri uyu mwaka. Gutegeka kwa kabiri 28. Turahera ku murongo wa mbere turagera ku murongo wa gatatu. 28 minota 2 juriye. Ni minota 2 yonyine ntago turi butinde. Hanyuma twumva icyo Imana aduhaye muri uyu mwaka tutangira. Turahera ku murongo wa mbere turasoza ku murongo wa gatatu. Reka dutangiye dusome. Mu gutegeka kwa kabiri umurongo wa mbere haranditse ngo bice 28 umurongo wa mbere haranditse ngo yego nugira umwete wo kwiyumvira Uwiteka Imana yawe. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe uyu munsi. Nkuko nari nkubwiye ngo iyaturireho ikintu uvugira ngo amen. Atari kwihuta cyane. No kwitondera amategeko yayo yose. Niyo kwitondera amategeko yayo yose ukemera Imana nk'umwami n'umukiza. Nkuko ngutegeka uyu munsi. Nkuko ngutegetse uyu munsi. Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mwisi. Uwiteka Imana yawe niwumva amategeko igutegetse uyu munsi izagusumbisha amahanga yose ari muri iyi si. Mvugira ngo amen. Kandi iyi migisha yose izakuzaho. Kandi iyi migisha yose izakuzaho muri uyu mwaka. Imigisha iruta abantu bakomeye bo kuri iyi si izakuzaho, ariko niwumvira amategeko y'Uwiteka Imana igize gute igutegetse muri uyu mwaka. Ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Izakugeraho niwumvira Uwiteka Imana yawe ukihana ukizera. Mvugira ngo amen. Nta kabuza iyo migisha yose izagira gute izakugeraho. Umurongo wa gatatu. Yego. Uzagira umugisha mu mudugudu, uzagira umugisha mu kazi ukora, uzagira umugisha mu rugo rwawe, uzagira umugisha muri business ukora, uzagira umugisha mu nzira ugenda. Mvugira ngo amen. Uzagira umugisha mu muryango wawe. Yego. Imana itugirire neza. Uzawugirira no mu murima. Ntabwo amafaranga bayagirira mu rugo gusa, ahubwo iravuze ngo uyu mugisha uzawugirira mu murima. Uzawugira ku mugabo ufite, uzawugira ku mwana wabyaye, uzawugira ku mashuri wize ukaba utarabona akazi. Mbese Imana y'amahoro iguhaye umugisha utagira ukugize gute ungana. Ariko iravuze ngo ariko niwitondera amategeko igutegetse uyu munsi ukihana ukizera. Imana itugirire. Twagasomye hehera. Gusa ariko umurongo wa mbere. Imana itugirire neza. Niwitondera amategeko Imana igutegetse, ukemera Imana kihari, ukemera kikora, ukemera kikiza, ndetse ukihana ukanizera, izakugirira neza. Hari ubwo ari Julienne bivuze yemwe mudukurikiye, ahubwo ni Imana ivuganye nawe. Iri jambo narihawe nijoro mu masaha ya 9. Ndavuga ngo ariko Mana nushimwe kugitekereza ku bwoko bwawe. Imana iracyagutekerezaho nubwo uri mu buzima bw'amanegeka, nubwo ubona ko byarangiye, nubwo ubona kuri mu butayu, ariko Imana igufiteho umugambi. Ariko iravuze ngo niwizera amategeko igutegetse uyu munsi. Twagasomye ku murongo wa mbere. Yego. Nugira umwete wo kumvira amategeko y'Imana yawe no kwitondera amategeko. Reka dusubiremo neza. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yayo yose, nkuko uyu munsi Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose no mwiyisi. Amen. Imana iguha umugisha. Imana itugirire neza. Hanyuma wowe ubona ko uyu mwaka usize ari uw'ibibazo, Imana iguhaye umwaka w'umunezero. Hanyuma birashoboka ko nawe uri muri ba bantu bemera bazi ko Imana idakora, cyangwa se ko abahanuzi batagihari. Abahanuzi barahari rata. Iri jambo Imana y'amahoro yayimeye ku isaha ya 9 kugira ngo nze ndikubwire wongere wumve ihumure ry'Imana. Hanyuma mu nzira ugenda uvuga ngo Imana iracyahari, mu nzira ugenda uvuga ngo Imana iracyakora, mu nzira ugenda uvuga ngo Imana iracyazura, mu nzira ugenda uvuga ngo Imana iracyatanga imibereho, ubuzima bugakomeza. Ubundi uzagira umugisha mu mudugudu. Ubundi uzagira umugisha, ibyo byose nubyubahiriza. Uzagira umugisha mu mudugudu utuyemo wose no mu murima. No mu murima
wawe wose, umurimo uvuge ngo nakazi naba nkora, umurimo uvuge ngo birashoboka ko akazi ukora ntakazi, ariko umurimo uratandukanye. Imana ishimwe kandi tugire neza ke guhaye kugira umugisha mu byo ugerageza gukora. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma Julienne turagushimiye cyane ngo nahatari inzira naho ni mu kwayo. Nahatari inzira ni mu kwayo. Kandi wari utashye utakavuze ariko nakakuvugiye. Nagakunda cyane n'abakunda Julienne babisiko ngakunda. Nahatari inzira ni mu kwayo. Imana ntiyabura hica ije kugusubiza. Yego. Cyangwa se ikuzaniye ibyawe. Ntago yabura hica nahatari inzira ni mu kwayo. Yaca ku muturanyi kabikuzanira ihanyura arikigutabara. Yaca kukuyobora kabikuzanira ihanyure. Mbese aho Imana irabona ko inzira yawe iri ihaci kugirire neza. Hanyuma rero ku bantu bifuza gusenga na Julienne, reka dusige nimero ye narangiza anadusengereye asenge abantu bose bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye. Hanyuma abantu bifuza kuvugana nanjye nimero ni 078 24 55 19 7. Kanyisubiramo ni 078 24 55 19 7. Murakoze cyane, ndabakunda, kadusenge. Mana turagushimye, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye kugurukundo dukunda. Wabanye natwe tugitangira muri aya materaniro, usozanyije natwe, izina ryawe nirishimwe. Soje mwere ku bwoko bwawe, ubafiteho umugambi muremure. Harabo haye kurangiza umwaka ari bazima, hari nabo haye kurangiza umwaka barwaye, ariko abo bose ndagushimiye ko bagifite umwuka ugaragara nk'uw'abazima, bari guhumeka bigakunda. Izina ryawe nirishimwe. Anubwo babajwe n'umubiri bamwe, ariko bafite icyizere ko no kubaho bazabaho. Ibyo ngibyo ndabigushimiye, kandi ufite n'uburenganzira bwo kubaho ubuzima. Tubasabiye ubuzima kubera ko ushobora byose. Hari udukurikiye afite ikibazo cy'ideni, hari udukurikiye ufite ikibazo cy'inzu yo kubamo akaba akwangayikishijwe n'ubukode, hari udukurikiye yarabuze akazi, hari udukurikiye yarabuze urubyaro, ariko waravuze muri Yobu 5:20 tubwira ngo hamagara noneho hari uwakumva. Aka kanya turahamagaye kugira ngo twumve, aka kanya turahamagaye kugira ngo buri muntu wese umwumvire ku kibazo afite, kubera ko ushobora byose. Ndabizi ko utajya utwumvira ubusa, waravuze ngo icyo tuzasaba twizeye uzakiduha. Ravuga ngo ndetse umuntu tuzarambura ikiganza rwayo uzamuha ubuzima. Ibyo byose turabyizeye ko bikoze ni mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma turagushimiye cyane abantu mukomeje kudukurikira hano, mukomeze mukore subscribe na share kugira ngo dukomeze tube umuryango mugari, cyane cyane ko Imana twemera kizaduha umugisha tukomeza kuyubahiriza ku mateko ya yose aho dutuye ndetse no mu murimo. Rero mukore subscribe, share na comment. Nakora akazi nakunda akazi kandi nkunda kuvuga, nsoza mvuga ngo Julienne ni umuntu uhugurika, ni umuntu usabana n'abantu. Hari aho wamugura ni karibu kugura Julienne, hari aho wangira inama ni karibu kungira inama, hari aho wanyungura ibitekerezo. Mbese ibintu nk'ibyo ndabikunda cyane, kandi nubikora Imana y'amahoro izaguha umugisha. Yego, murakoze cyane. Murakoze.